Ndagusuhuje Uwizeye Enoch wamamaye ku izina rya Kagarara nyuma guhabwa imodoka na Ashton Hall agahabwa na miliyoni 7 z'amanyarwanda yaturitse ararira akiyibona. Ni mu gihe The Ben yararimo kuririmbira Kagarara indirimbo yitwa Thank You My God, ariko nyuma ngo yaje kwasibira. Ariko se yasinze cyangwa yarwanye? Ibiganiro byose ukurikirana ni kuri channel YouTube yitwa Kingdom JBTV. Iyo kanze subscribe biba byiza kubera ko tubana mu biganiro bihoraho bya buri munsi. Ngiye nitwa Bonviva ngwaye ikaze ku muyoboro mugari wa internet. Yes, rero ubwo wamaze gukanda subscribe ukanakora like, wowe wayikanze wowe naguhaye ikaze kera. Rero nawe wamaze gukanda subscribe ukanda na like ngo wayikaze mu kiganiro cyanjye. Reka twinjire rero no mu kiganiro cyacu. N'urugendo rero Ashton Hall akomeje gukorana n'abagabo batatu, uwitwa Indian Ashton Hall ndetse n'uwitwa Ashton Small. Uyu rero akaba ari we Kagarara umunyarwanda wacu. Hanyuma rero uyu Kagarara yaraye akorewe icyo bita surprise. Muti rero byagenze bite rero? Uyu mu challenge wacu Kagarara ubwo yarakigera mu Rwanda ibintu byari sawa, ariko surprise ya mbere yakorewe n'umugabo witwa Ashton Hall. Uyu ni umunyamerika kabisa, ugirira ubuntu iyo yagushimye rwose kabisa, araguhindurira ubuzima akaguhindurira amateka. Ubwo rero uyu munyamerika Ashton Hall akaba n'umwirabura yaje kuba akora surprise ya mbere Kagarara mu buryo bujyanye n'ikirere. Kagarara ubwo yarakigera mu Rwanda yabwiye Ashton Hall ko mu bahanzi afana mu Rwanda umuhanzi witwa The Ben ari we muhanzi abafata nk'ibihe byose, ko ari Tiger B. Murabyibuka ko ubushize nanaberetse Kagarara ari kuririmba indirimbo yitwa Thank You My God, ari kuyiririmbira mu modoka, ari kuyiririmbira Ashton Hall. Ubu rero surprise rero Kagarara yaje kuba akorerwa n'imeze ite rero. Kagarara ubwo yarakigera mu Rwanda bari baje kumuha indabyo, hari abakobwa beza, hari abasore kabisa, ubona ko ibintu byari byateguye itangazamakuru riraho ngaho kabisa nk'ukuntu Kagarara rero yabisabye. Ntabwo habaye kumutenguha, abantu bari baje kumwitabi, baje kumushyigikira, mbese ubona ko ari ibintu bidasanzwe, bamuha indabyo, mbese ubona ari ibintu byiza cyane. Hanyuma rero Kagarara yaje kuba akorerwa surprise na Ashton Hall abwira The Ben ati kabisa dukubitiro akapera, hanyuma ushimishe Kagarara. Hanyuma rero The Ben yaje kuba avuga ati kabisa ati ndumufana wanyu iki, mbese wumve ko hari ibintu byari bishimishije nk'ukuntu Kagarara mbese bamushimishije, byamushimishije cyane kurusha uko noneho twe twabikekaga. Kagarara ukuntu yabyishimiye ntabwo yarazi ko The Ben yamuririmbira. The Ben ni umuhanzi ukomeye hano mu Rwanda ufite izina, niyo agiye kuririmba aba ari amafaranga ateye ubwoba. Wishyura miliyoni zirenga hafi 32. Uri kumva ko ari umuhanzi uremereye, ahubwo ndakeka ari 34 kugira ngo ase kukuririmbira mu gitaramo. Rero ubwo The Ben yaje kuba afata microphone aravuga ati ladies and gentlemen, muze dushyigikire Kagarara wacu, ni umuntu wa danger, yarambwiye ngo akunda indirimbo yitwa Thank You, reka rero abariyo badushyiriramo hanyuma nyimuririmbire. Dore noneho kabisa Kagarara arabyina, ariko ikintu cyari gisa naho gikomeye, aho kugira ngo Ashton Hall arebe The Ben ikingwa ari kuririmba byina hoya, ahubwo yashaka kureba Kagarara. So how is he feeling? Hey, abantu rero
twari tumenyereye mu Rwanda ngo The Ben ngo ni umuhanzi ngo ukomeye iki, wabonaga Ashton Hall atamwitayeho, wabonaga ko Ashton Hall yashaka kureba Ashton Small, ndavuga Kagarara, yashaka kureba Kagarara ese ari kubifiringa gute, nyine akabona Ashton Hall akabona Kagarara arishimye cyane, ntabwo yashaka kureba The Ben nta nubwo yaranamukeneye, kandi twe twumva ari umuntu urenze, abakobwa baramupfiriye. Niyo mpamvu rero abantu ku mbuga nkoranyambaga bavuze bati The Ben wowe wakoze ibara rikomeye cyane, umuhanzi tuzi ujya mu bitaramo watumiwe bari kugohereza miliyoni 20 aho ngaho ukaba waririmbiye ubusa ku busa, wakoze ikosa rikomeye cyane, wasebye wadusebeje nk'abafana. Mbese ubwo uri kumva ko ari inkuru yabaye ndende ku mbuga nkoranyambaga, abantu barimo bamwibasira bavuga bati wowe wadusebeje, watumye abafana ba Bruce Melody batangira kutwuririraho. Mbese ni inkuru ndende ku buryo ki na n'umuhanzi Bruce Melody bari barimo kuvuga bati nese The Ben wo uri kuza uza gufana ngo Kagarara ngibiki, mu gihe ntuza Bruce Melody yigiriye mu ndakeka ari mu majyepfo, yagiye kwikorera y'utuntu n'utundi, naho wowe uraho ngaho ngo urasamye, none batangira kuzanamo n'ibyagumaguma ngo umuhanzi ngo ukomeye ngo ni Bruce Melody ngo we ngo yatwaye na gumaguma, ngo we ngo ntacyo uriho ngo uracyase gumaguma. The Ben ninde wababwiye ko yamunaniye kuyitwara? Gumaguma The Ben ninde wababwiye ko yamunaniye kuyitwara, ko atari ari mu Rwanda mwoka byaramwe, kandi The Ben mu bahatanira gumaguma ko atabaga arimo, muri mu biki koko? Na Bruce Melody kuba yatwaye gumaguma ko aracyari umwana. Yes, ubwo rero ni inkuru zari ndende ku mbuga nkoranyambaga na n'ubu ngubu zitari zacika, ariko rero reka tuvaho ngaho. Kagarara ni gute yishimiye indi surprise? Ubwo tuvuye ku buryo ki yaririmbiwe n'umuhanzi The Ben, none reka tujye ku yindi surprise. Umunyamerika Ashton Hall yaje kuba amufunga amaso, aramufunga, aravuga ati, aramanza aramutaka ati, umunyabigwi njyewe ubu ngubu ndi gufana umwana uyu munsi wampaye ibyishimo, akaba ari guha n'ibyishimo abanyarwanda, uri umunyabigwi, you're a legend man, ati ubaka kanya ngiye kuguha surprise. Nyine wumva ko hari ibintu bishyushye, aramanza aramutaka, arangije aramubwira ati reba Kagarara mu gihe gifungura amaso abona imodoka nziza cyane, imodoka itatse, imodoka iriho amashashi, arangije aravuga ati this is your own car. Kagarara rero ibyishimo byase bimubana byinshi, ubona asushe naho azenga amarira mu maso, ubwo namarira y'ibyishimo, amarira aragwa. Hanyuma nyine wabonaga ko ari ibintu byiza cyane, maze abantu baraho baravuga bati wow, bati ntureba kabisa, ibi nibyo twashakaga. Nyine ubona ko bamushyigikiye kabisa. Ewan Kagarara rero iyo ni surprise yaje kuba akorerwa iya kabiri mu bintu rwose atazibagirwa mu mateka yakorewe, kandi bikomeje kubera n'abandi urugero ko ahantu hose burya wahagera byashoboka. Surprise ya gatatu Ashton Hall yaje kuba akorera Kagarara, yaje kuba azana miliyoni 7, aravuga ati nizi miliyoni nizawe boro, amuha miliyoni 7, aravuga ati njyewe Ashton Hall I give you this 7 million Rwandan franc. Amuha miliyoni z'amanyarwanda 7, aravuga ati genda witangira ubuzima mwana wa mama, kandi ndanakubakiye Instagram yawe ugiye gutangira ukorera amafaranga atubutse. Ubwo rero umwana yigaga muri kaminuza hariya Ingoma,
ubwo bishatse kuvuga ko umwana agiye kujya rwose akora ibintu bigiye ku murongo, yigira mu modoka ye, yigira ku ishuri, ibintu byose bimeze neza. Hanyuma rero wowe uri kuntega amatwi, ni iriya somo ukuyemo? Nyandikira muri comment, hanyuma umbwire ngo isomo ukuyemo ni iri ngiri, umbwire ngo wabigenza gutya kugira ngo ugere aha ngaha. Naho njyewe nitwa Bonviva, yino yitwa Kingdom JBTV. Ikintu ngushimira nuko udahwema kuntega amatwi kandi ugira ibihe byiza.